sha gusa rero ngewe uko mbibona burya umutima ujyaho ushaka ngewe ndebye uriya mutipe mbona nta kintu atwaye ni umutipe mwiza kandi ubona no mu muhanda ashinguye hari iribisa aya mani mbona ufite akantu k'irara ahubwo mbona we hagazeho none se ahubwo se nta mbebe mwamupfa ahubwo abihera mana natangiye mbikubwira sibyo kuva wambona urumva uretse umukobwa umwe nereka nyine nanjye ntago ari ukumuhabo kanjye nanjye ndi kumwigaho ngo ndebe ikintu mukorera bikamubabaza nk'uko nanjye byambabaje pe sha nyine mani ushaka kukwihanganisha kabisa sha nyine pole tu mbamubwire rimwe ntasaba mugabana nawe kabiri nta mukobwa wawe nereta gatatu waneranyije n'abantu bose ndituriza narabyakiriye ariko man uretse urwikeko nk'uno mujyamanye ndamuvuze akunda urwikeko rw'icyo wamushenze akumushenze nawe mwana atize imaneko y'impyisi y'abirabuka 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 ese mani Frank ngo byifashe bite wana kwibona ari amahoro ibintu ni amahoro ni amahoro kabisa ndabibona kabisa ese mani ubundi mwebwe kujya kwitamo mwenyine mubamubona bizabamarira utasa musaza areba kwihisha none se mwana ejo bundi ko nabarabutswe ahantu muri kunywa ibinyobwa bigufi n'ibirebire mwiteretse amacupa ariko sinababwira byari byagenze apo se mani nibyo shara ahantu hari fa kabisa ahubwo se mwana kutatwinje ngo tugutame sha nyine hari ahantu nari ndi kwihuta kabisa ahubwo ureba ntuza wa mutipe Jado ko nabonye ari kubarunguruka mu madirishya Jado mwari muri kumwe reka sha tambwira ko Jado ari kuturunguruka man Jado ngiye namubonye ari kugenda barunguruka ngira ngo nawe muri kumwe Jado aramutse yaratubonye ko byaba ari danje sha twaba tugiye hanze kabisa uriya muhungu sinyimwize sha man tuti nimba kuko nimba ari byo yarari kuturunguruka man akazaramuka yaramutse bishyize hanze shamani nukwita umuntu amwemeza kabisa sha nibyo mbavuga uriya mutipe asigaranye umunwa ibintu by'ubucuti ibintu by'utamenya ibintu byari byo kabisa ngereka nkubwira man bro uriya mujamo jewe sibyo no kukubeshya sibyo nuko njye mbabwira man uramujamo ni debile byatanje sha jewe sinjya mbibabwira ngo ngiye namwifatiye ahantu ari kudusinicinga nubwo mbivuga bamwe ntibabyumve bakavuga ngo ni yayandi oya man mwihorere uretse bishyira hanze man by'umunwa bibi umuntu utamenya n'isinici yatanje umuhungu man amera kuriye bari ko mwihorere nari bitu reka tumwibikira nari bo ariko nagira ibyo ashyira hanze tuzamuhanye na kabisa nta bintu byo kwirirwa umuntu amubembetereza dore umuntu byo yahereza ntago bizabyoroshye uriya mutipe sinzi ukuntu asigaye ameze ntiwamenya mani umutipe nibwo bwa mbere nawe mbonye umuboyi maze kuriya mani wimbwa kuriya gusa biriya bintu ariko akora ntubona bitamutaye mu manga bizamuta mu manga mani nta muboyi nzi mani ugira umunwa wanywa kuriya mani ngo bimugwe amahoro ku umunwa we ko nawe tuwizera nimba yarabibonye neza ko ari njye wanamwiboneye ahari nimubona bitagiye hanze oya natwe ntari reka dutegereze ntari kabisa ahubwo muwe mwitegura kumuhana umuntu nukumana atitangira itama kabisa mwebwe mwitegure kumuhana kuko kubishyira hanze harabishyira hanze pe oya ntari reka turendere nawe no umuntu mukuru azibeshye n'umuntu wawe karaka wapi man nakaraka wapi kabisa nanjye ntabwo nabyemera mani bro kereka umunwa nanjye nicyo ntegereje nkibyumva mu gutwi iwabo kare na paritse sinzi ibyo uzaparika nayo niga yanyu umuntu ukuntu kakera ari sawa Kiyara siko utazi kureba mwa abi buriya niwe mbona ari mwiza mwana ntabwo yarusa Kiyara ariko sha ziko burya mwese ari wowe ari nawe ziko burya amaso yanyu ameze nk'ay'intuza buriya umusista mwiza hano nikazera abantu ubundi zero ubundi bazi kureba ahubwo uvuze bazi kureba nawe urabihamye akarere kazera ntabwo yaruta Kiyara
Ubwo mugira ngo mbakorere iki? Nge Abi niwe nabonye ameze neza. Ahubwo ukivuga kuri Abi. Starboy. Ubu yaramuheneye wande. Basi. None se man. Hawe nk'umuntu w'indiga ko mugani ziduheneza ngo byagenze bite? Abajama banje mwe mugira ngo biroroshye. Umukobwa namweretse amarangamutima yanjye nyine shutswe na ka kajisho yandebaga. Mubwira ko mukunda niko kunda buriza bya danda ahubwo. ese byabayeho Yampaye. N'ukuntu nabonaga akuri akajisho. Akajisho nabonaga mu birimo neza. Nagakara akajisho rwose. Nanjye uko yandebaga niba warabibonye. Nanjye wabiri kubibona koko kanshaka. Ariko natunguwe nuko mbimubwira. Ahubwo yarananyije. Ninga wateye amasomo nabisha wasanga biri bya bindi byawe ugena ngo mwana Imana ibirimo nani birimo kuntu nabonaga yakurebaga neza nyananzi ko gukunda byadanje nanjye rirajisho niyo ryashutse kareke ntago yabigukora Yampaye. ntabwo uri kutubeshya Ese ubu ndi kubabeshya ntabwo ndi kubabeshya pe. aha waziduhaye neza ko nzi kura mwana kwemera Kuri guhari nuko nguko. Reka kuziducisha hagati na hagati. Jamo ndani tubwiye. Nukuvuga ngo giye ukuntu byagenze. Umukobwa namugaragarije amarangamutima yanjye ndabimwereka ndanabimubwira. Ahubwo natunguwe nanjye no kubona yaramiritse nikubita kujya kutandagaruka. Yampaye. kuraburije gutyo man. Ntabwo byari byoroshye. Ciao ziko burya abantu burya ni danje. Ko burya twakinaga mu bikomeye wan. Nibyo byari waba ufite undi muniga bakundana. Hapi nta yandi makuru ufite gusa nyine ntabwo ndavukwegera. Aho ugenda utera imirongo neza ura mwana mana azajyamo. Kareka ubwo nanjye ndi gushaka ukuntu ikintu namukorera ngababare nk'uko nanjye nababaye Imana kuko byarambabaje. Nta nubwo wabasha kubyumva. Oye genda ubanze umwigishe neza urebe ko arajyamo. Ntabwo agomba kujyamo ariko se man urumva yamutahe mwana. Ariko ubundi ubwo waba winginga. Ariko yanagera ko sister bari hanza hari abana mani ntago wakirirwa winginga. Niba nyine ubwo nyine niba rimwe yanze fata kabiri wana. Asa yapfa kugenda gutyo gusa byibura kongera. Nubwo ako gatekerezo niyo nama ngena naguha mani. Nta nubwo ngena nakugiye inama yo gusubira ku muntu wakubunurije gutyo. Ibaza noneho yaranakubunurije hari n'abajama banakubonye mani. Si ubundi ubwo waba uri mu biki. Ahubwo nge narinzi ko mutabizi ariko inkuru ziragenda. Ahubwo genda natunguwe. Twari babiri gusa mwe mwabimenye gute? Ntabwo byabekana byabaye. Urumbi ntigiyo bekana abantu. Sibikumva twabemerwa gute? Urumva twayobegwe icyakuba uri niga yacu. Nyine ngiye twari turi babiri pe. Nta wundi muntu. Nawe ugira nibanga. Niwanaza mwana ngo naturabara ngo tubwira ati mwana ibintu byambayeho. Subu nkatwe muri bagenzi bacu bagize n'umwe wifata akajya kugira icyabaza kuri runaka nawe bakamubunuriza gutyo. Wawe ugomba kuzuka turabura iniga nta tukamenya ngo byagenze gutyo. Nigamane tukamenya nuko tujya tugenda. Nyine nuko bimeze. Ese ubwo nari kwirirwa mbabwira iki bwo ibyo ni ibintu najya kubabwira koko. Watubwira nk'ininga zawe. Iniga nicyo zibera mwana tukanakugira n'inama. Iniga nicyo zibera. Nese ubu ngubu umuntu anyuze hariya akagutera ibuye twatuza ngo nuko aguteye ibuye kandi twari turi kumwe. Ibuye ni ibuye nibyo ngibyo. Kandi ibyo ngibyo nyine nabyo ahubwo ibyo birenze ibuye. Ibyo birenze ibuye niba utari unabizi. Umutima mani birababaza bro. Birababaza nta nubwo wabyumva ahubwo baba barema gato. Nono ukuntu wari wamwishyizemo shandagasi. Wewe. Nge narabirebaga ahubwo kubireba byonyine. Nono nkabona jama ndakurahiye ntasinzira ntarya ibintu byose ni runaka kuri phone. Imaneko y'impyisi y'abirabuka. Imaneko y'impyisi y'abirabuka. Imaneko y'impyisi y'abirabuka. Ako sundi titi. Nicyo nyifuza ho man. Ko nasambu ngabana nawe kwero wanshaka icyo wamaye mahoro. Asundi wowe ko mbona uje nk'iyagatero turuka he. Mbangubwire titi. Mbangubwire. Rimwe. Nasambu ngabana nawe. Kabiri. Na mukobwa wawe ni leta.
gatatu waneranyije n'abantu bose ndituriza narabyakiriye kuki utandeka mani nguma amahoro asundi wowe ni igiki kiba gitumye unyiyongoza gutya wa musenzi we uritora ukagenda ukabwira ba Frank ngo nge warambonye ndi kubarunguruka abo barimo barabanywera warambonye koko mwagiye mureka kugira amatiku muri abantu b'abagabo mena ko se ubundi wowe cyambere cyo ubundi uretse kuza uvuga ubusa wiyahuza ibigambo urishura neza ko ari njye wabibabwiye cyangwa se mva ngubwiye titi nongera kumva amagambo nk'aya nawe tuzaba ibyaha mani wa musore wasanga ari ubyikeka tuzamenyera n'ubu ngubu nge maserere nawe ako tuzarwana hari abantu tuzajya nanaguhengereye mani akira nimura nawe wongeye kuzanaho amagambo nk'aya akundi gukanga Imaneko y'impyisi y'abirabuka shambwira ukuntu umubebe ngo yarakurabye ivuma byihorere wa mubyeyi we nawe bivuga sha nyine nanjye nabinyuzeho nihitira kabisa ngo mbwira ukuntu byakugendekeye sha nyine umubebe naramukunze mubwiye ko mukunda nyine niko kunda buriza tu sha reka mubwire njyewe mani ibyo bintu njyewe nkabyanga kubireba njyewe baye ari njyewe nahita nkaceka kabisa ugira ngo aroroshye uzi ukuntu yamiritse mani noneho wese umuhabuka mani nyine nanjye ntabwo ari ukumuhabuka nanjye ndi kumwigaho ngo ndebe ikintu mukorera bikamubabaza nk'uko nanjye byambabaje pe sha nyine mani ushaka kukwihanganisha kabisa sha nyine pole tu ahubwo twagenda nyine nkagutamo nyine nk'umusaza shatse wumva se ahubwo ko buri kuvuga ibizima sha nyine ntarebe kabisa Imaneko y'impyisi y'abirabuka ye man nawe uraho ngaho se twende hano mani muzitese neza se man nawe ukunda kuba wicariye hano ya bro ahantu ndahakunda mani aha hantu ndaza nkafatira akayaga nukumva se wowe sha nanjye ndahakunda man nanjye nkunda kwizira iyo harimo amafu mba numva ni meza cyane mba mfite ikintu cy'icyokere naje mfungura akamashini gutya neza cyo ko rusanze amafu yarahagarutse ubu ngiye gusubira inyuma umva se mwoza imana nagushakaga mwana cyane birunguka hari ibintu nashaka kubaza ese mwana koko ibintu numva nibyo mwana wumva ibiki se ese mwana byari numva nyine bavuga ngo kuri isi mwana ibyo bintu by'isi nico rero mbwira njyewe nta n'igisobanuro nabona naguha kuko ndabasobanurira ntabwo mu nyuma njye nakumva mwana nta kibazo ariko ntabwo uje kumbaza nje kukubaza ukuri guhari nuko sibyo ntakubeshye uretse wenda biriya bintu titi yihaye agenda aneranya n'abantu bose njye titi ntabwo nzi ikintu dupfa mwana waraye sinakubeshya kandi kubera iki ibintu by'isi nyinshi ntabyo uretse kubimvugaho njye ntabyo nkora mwana nanjye nuko nabyumvishije nyine nanjye nkwibarize menye ukuri kwa nyako uko bimeze siko numva bavuga ngo uri isi nici ngugenda byasasa njye nabyumvishije ndavuga ati jena nyine njye byumva amatwi ndicicikirana umutima navuga ati jye ngomba kuzakwibariza menye neza nese utagiye kure sonze zituziranye nese ibyo bintu binziwe ubinyekaho sawa ikibazo nuko byavuzwe n'abantu benshi kandi babizi ikintu kivuzwe n'abantu benshi nyine umuntu aba ari ukuri dore nigeze kumva ngo nta nduri ivugira ubusa yego nibyo ntayivugira ubusa ariko aho barambeshyira muvandi barambeshyira pe waraye ese nta n'ibyo yatekereje gukora njyewe ukuntu nsuzi ko ndiniga byatangiriye byambaho mana ntabwo byambaho bwuriya mujamatiti njyewe tuzanashwana n'akari twigeze gushwana urumva uretse ko umunsi yongeye kunzana ubugoryi nka buriya hakubeshye tuzaba babiri mani tuzakizwa n'abantu oya mani nta birenze mani gusa wowe nimba wumva ari kuvuga ibintu utakoze wanabivuga nawe ukaduteranya ukaduhuza ukatubwira ko ibintu ari kuvuga atari ibyo nimba ari n'ikindi kintu mupfa ukatubwira kuko ntabwo ese ibi ngibi ari kukuvugaho bizakira bibe byo nimba wumva bitari ibyo ese njyewe nizeye ibyawe umbwiye ariko abandi turi kumwe ntabwo wazizera ntako nagize bro ntako nagize narabasobanuriye yarabandaniranya kuri ya genge ya imwe yo hirya ndabasobanurira biranga aragenda arakomeza araneranya uwo ngerageje gusobanurira ntago abyumva habe na gato uramuja amasinzi ikintu nshakaho mana none se ahubwo se nta mubebe mwamupfa ahubwo abihera mana natangiye mbikubwira sibyo kuva wambona urumva uretse umukobwa umwe nereta
uramujama nta baby ye nereta urumva yewe nta sambu ngabana nawe yewe n'intera iri hagati y'iwacu n'iwawe harimo intera ndende cyane habe na gato ubwo se kanzi ko ikintu gituma abahungu bamera uko nguko ari aba baby kaba nta baby umupfa kaba nta n'isambu umupfa simurana n'abavandimwe bro ubwo se yajya kubikora bihe naratunguwe na karitsiye y'iwabo sinayigendamo ye ndagerageza nkatorera ahandi ariko karitsiye y'iwabo sinyigeramo sinzi ikintu nshaka pe ubwo umuntu yakwifata akakuvugaho ibintu nk'ibyo nimudapfa mu baby mudapfa ibyo ngibyo bindi bisigaye nimunaziranye ndetse nta n'iki kintu nimwanakoranye akitara akabivuga ubwo waba uri kumbe ni bimwe nakubwiraga urumva nawe ntabwo unyizeye njye nakwizera ahubwo ikibazo ni kimwe n'ibintu niyumvisha uburyo umuntu nta kintu mwaba mupfa cyane cyane ikintu abahungu tupfa nta bakobwa urabizi sibyo baby rwose nanjye nyigufataho yaje byaba bibi ati nimba mudapfa baby nta n'ikintu mupfa ubwo si bwo urumva gushaka nta n'ahandi hantu muhuriye ibyo nibyo nagusobanuriye pe ibebi sambu iki nta kintu mupfa nawe urebye yewe tunabura no kwisahane kwanza yewe na genga arimo siyo ndimo ubwo rero sinzi niba ari ntabwo nzi ukuntu nabigusobanurira amana jye tega mugihe inama rero sibyo ukuntu bigiye kugenda sibyo uzaza utwicaze twese sibyo udushyire hagati utubwire uko bimeze sibyo nawe ahari sibyo nawe umubwire uti umuvugishe nyine wumve nimba ari ikintu mwapfa kuko njye ntabwo nagushishikariza nimba urumva ko nta kintu umupfa kandi nawe ntabwo mwaganira nanjye ntabwo twigiye tuganira uretse kuba yaje abitubwira twese sibyo nta kintu twaganiriye ariko ntabwo bizi ngo mwamfike n'uwo mukobwa utereta ushobora gusanga nawe mwemera bya sana sibyo ukaba gushaka kugukuzaho rega mani abahungu tugira amatufu menshi yo gukoresha tudufite menshi n'umunwa wakora ntacyo wenda birashoboka ko wenda wagifite ariko njye nta cyane umva mufitiye pe habe na gato ahubwo reka nkwereke si ibanga si n'iki ntakubeshya umunsi ngiye nongeye kumwumvaho amagambo urumva njye nzarwana nawe ndanakubwiza ukuri pe kurwana rwose igihe mbaye mbigukuye mu mutwe kugira ngo muzarwane nawe sibyo mwamuri kwiteza abantu mbese niba umuntu wese nsobanuriye urumva musobanuriye ikintu iki n'iki hamubwira ati iki kimeze gutya n'ikimeze gutya bose yabashyizemo umutima mubi yaneranyije nabo numva igikuri cyari ukurwana nawe biriya bintu turimo sibyo birarenze mane iyo wumvishije umuntu ukora ikosa gatoya sibyo ni ihame tugomba gukeka twese biriya bintu tubamo birarenze ni ibintu biri hejuru sibyo imaneko y'impyisi y'abirabuka imaneko y'impyisi y'abirabuka imaneko y'impyisi y'abirabuka Simani kuburi ko najya nkubona aba wishe he kanjewe hano mba mari tu wese bisagara byose mba mbirimo reka buri gihe sinjya nkubona aba wihishe haya hose mba mari ubu rwose mba mari ahubwo we bimeze bite nta kibazo simba mari kutajya unandabura ubyibura ngo nanarebe mbwire niba zino ketse zibamo n'ibyana sinakurabura gute kandi uba udahari ahubwo byaba gute byagenda gute kugira ngo tubonane tujye duhuza imirongo wenda buri wese anaganire n'undi tubashe kunoza icyo kintu tugihurireho twese aho ujya unkoma n'utwo twanyine nanjye nirebera aho dore ukuntu byagenda buri gihe uri hano ufite umwanya ukahaza wajya duhura nkaguha imirongo y'ibyaha hoya ahubwo kuri gubitindaho ndanye ndahari wese noneho sibyo uri gushaka ahubwo dore muri ino minsi narabuze ukuntu mbigenza naranakubuza ubwo ngubwo byagenda gute kugira ngo njye nkuba cyangwa n'agafone kawe nkajya nguhamagara ntabwo yo kwigwa nta kibazo kirimo aba weburishije ahubwo ubwo ikintu kigiye gukurikiraho ni kimwe tugiye kubipanga wowe uzajya undabura nubwo wambwira ati umunsi byakunze akubwira ati rega nta bidaje twanavugana ntanakugura n'akantu bibaye byiza wowe wajya uri hano buri gihe nagushaka nkahita nkubona nta bintu byo kuri bavuga ndaguhamagara n'igihe umuntu aba adafite n'umurerega cyangwa ku cyumweru uba wagiye gusenga n'ubu uri mu rugo ndi mu rugo wenda kumva ntari muri zino karitsiye zanyu mba mbona nazi nubwo ariho mba nibereye wanshitira ukanzanira nk'umwana nk'umwe abana bo barahari ntugire ikibazo cyabo wowe niba ufite umwanya n'ibyo byantu bishaka wowe uri redi hano
noneho urataka po ukuntu wapu zigiye kugenda wowe nawe biba bigoye biri kuri byo ni njye mba niri hano mu isatire n'undi saa wambona ahubwo wowe ndumva ikiro ugiye kunshugurikira ubwo wowe nibona byahuye uzahita umbwira ati noneho byakura shamani burya ndi kubatamo ntazi ibyabaye naho ngo nabyo mwari mwamujyanye shamani reka nkubwire shana nabyabye man twaratambutse nabyo turamusifura tugiye kubona tubona araje shamani aramuhamagaye mani ntabirenze kabisa shamani aramuhamagaye abimani tu ntabirenze twebwe nawe ko nyine tu twaramubonye mu idirishya ari iwabo turamuhamagara inzoga nyine zije zibiri cange kubatamo bugaruri ku isura y'abazima nimurangiza mujyana by'ingemo umwana we usubiza ko ari wacu ntabwo twakwiba urabizi nawe ntabwo amakosa twakora amana ku buryo mwana twafata tukamujya tugusije utamujyana se niwe ntitwahuye ari yanda gupfa twamuteyemo twebwe shamani yarakubeshye tu ntabwo twebwe narabyiboneye ngewe ubwawe neza byakujya ku bundi ubona tutakwemera amana twebwe dutamo umunsi umwe twagutamo undi munsi shamani ngewe ntabwo mbizera oya twebwe twizera nk'uko tukwizera byaganje ahubwo sibyo umubano wacu ukomeze utega amatwi reka kuva nabonye abi ameze kuri yamutanjyanye sinabizera none wese uraka byadanje wazanye ibintu by'ifunguro ubwo rero wasanga warazanye ibintu by'ifunguro n'umwuka byara reka nkubwire izo ntekerezo zapingiye nta nubwo nanazigira tu tutabima akareka mateka se nagufuhira wowe akareka mbona ufite akantu kirara ahubwo mbona wihagazeho byadanje atazabaze mbona ntazi akareka ubundi ubona bitanaduma sebiye tuve mu bintu by'amacupa n'akabari ashigende ibiraho tubigira nk'ibiraho Imaneko y'impyisi y'abirabuka Imaneko y'impyisi y'abirabuka abi bimeze bite se mani ni amahoro jo wowe se sha nanjye ni fresh kabisa areka ngo ejo bundi wari wivuganye umuntu reka gute se mani sha ngo umutipe ngo yaguhaye ngo urukundo n'umutima we wose ngo arangije ariko ngo wari umurabye apu ese nibyo sha amakuru aragenda se ko byabaye nta muntu tubona byasakaye gute sha amakuru nkayerega ntajya yoberana sha nibyo pe mbwiza ukuri se jo ubona abi aberanye na Starboy mbwiza ukuri ese mano ujya ubona uriya muhungu hari icyo atwaye sha mbwiza ukuri nyine ubona koko abi baberanye sha gusa rero njyewe uko mbibona burya umutima ujya aho ushaka njyewe ndebye uriya mutipe mbona nta kintu atwaye ni umutipe mwiza kandi uba ubona no mu muhanda ashinguye hari iribisi ariko se basore uriya mutipe ngo ni jado uri kudusinica yarangiza akanatwigaho mwaretse tukamuha isoko mana bro aho nawe waba ukabije wibuke ko jado nubwo yadusinicinze bigeze hariya akatugeza hariya mani wibuke ko yari muri genge yacu kandi mani yari ihome yacu bro ariko umuntu anamukomada ariko abasaza nimugakunda urugomo jado kumva mwamuciriyeho iteka muramutse musaza turabikoze mwabyifatamo shatse kubaza ko none hari ngiye wamubeshye ariko man iryo jambo bise rimva mu kanwa jewe cyangwa ahubwo ntiyibuye mubibwa ako se mani nawe super mba mbona ushaka kuzajya uzana ibintu byo kuzajya umenyera ase mani titi uri iki kitamenyera oya utazapfa ubusa muri abantu b'abagabo ariko man uretse urwikeko ko muno mujya ngenda muvuze akunda urwikeko rw'icyo wamushenze akumushenze nawe mwana ati mbese mwana ikibazo abantu b'abagabo mbese mwana ntabwo ari ubure kunyendereza uretse kunyendereza ahubwo ni ukukwiga mani mujya muhave muri abantu b'abagabo